kubereka uburyo ushobora gukoresha InShot ukayikoresha mo video ukaba wanayikora audio. Nibyo ngiye kukwereka muri video. Niba uri musha nguhaye ikaze ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha InShot ukayikoresha mu video zitandukanye cyangwa se ukayibyaza umusaruro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero nguhaye ikaze, kanda subscribe ufungure inzogera hatazagira video nimwe igucika iturutse hano. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kubyaza iyi application umusaruro ku buryo bworoshye cyangwa se bunoze. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero, kandi mbereke uburyo umuntu yayikoresha n'uburyo ashobora kubyaza umusaruro. Ngiye kubereka akantu ku kandi, ndagira ngo ntibuze kurambirwa. Iyi video nishobora kuba munini mo gatoya, ariko ngiye kubereka uburyo ushobora kuba wayibyaza umusaruro. Twagiye rero kano kandi ndahera kwa kano kambere tugiye kurebera hamwe. Akangaka turaza tugakandeho akangaka nako gushiraho, nako kuregera aho video yawe ishobora kuza ingana cyangwa se aho ugiye kuba wayaploading. None reka turebere akangaka nako kuba washira ku ma Instagram. Akangaka ushobora kubasha kuri Instagram hamwe n'akangaka. Noneho aka ka gatatu nako kuba washyira kuri short video, amashot tuba umubona washyira kuri YouTube cyangwa niko ushobora kuba wahashira. Noneho hano hari akandi ahangaha nzembere kandi hano nagira ngo tujyane akantu kandi hagira akantu kamwe kagucika kugira ngo ubashe gukoresha iyi InShot. Ahangaha na YouTube naho gushira video kuri YouTube. Aha gushira kuri 16 ku 9 no gushira kuri YouTube. Aha 9 kuri 16 no gushira kuri YouTube, ariko kuri short amavideo ari short harano kuri Instagram. Noneho hano ni kuri TikTok. Ushobora kuba washiraho kuri TikTok ukaba washyiramo akantu runaka nako kakaza araka video ko kuri TikTok. Tutuntu twose ni kugenda utumenya ukamenya video ugiye gukora uraba wayaploadinga hehe, niba kuri Instagram, niba ari kuri TikTok, niba ari kuri YouTube, ukamenya kudusobanukirwa. Hano hari utundi twinshi ushobora kugenda wamenya, ariko tw'ingenzi nakubwira ni tuno ni kano naka wenda ka Instagram utungutu wenda nitwo tw'ingenzi ushobora kuba wamenya mu kuba wakwifashisha mu gukora video. Reka turebe akandi gakurikiyeho, noneho urabona ko video yacu irimo. Murabona yuko irimo. Reka tugende turi kuhakoresha turebe ngo tuhakanze yaza imeze gute. Dukoze hano, niba wenda twifashishije tugakora hano kuri short, murabona ko reka tuhakore turebe gutya. Murabona ko video yaza imeze gutya.